Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Muri aka kanya tubazaniye amakuru ari kuvugwa warikare. FARDC na Wazalendo bongeye kubona icyitwa isomo ry'urugamba, bongeye kubona icyo imbwa yaboneye ku mugezi. Mw'abantu mwe imirambo bari kugenda bayipakira n'inkomere ku bwinshi bitewe n'ukuntu bikozeho. Ndaje nkubwire operation yose uko yagenze, ndetse kandi turaza no kwerekera Kinshasa haje kumenyekana rya tsinda ririmo rigenda ryica abantu mu myigaragambyo. Kari tsinda ryatoranyijwe na Gisegeti, ni tsinda ryitwa Force de Progrès. Iri ngiri ndaje turigarukeho rwose, ndetse kandi si ibyo gusa turaza no kuba twajya mu Minembwe tugaruke kuri ya nkuru twababwiye mu kiganiro cyabanje, tubabwira ko hari abarwanyi batwirwaneho na 23 bideployings cyangwa se bishyize mu maboko ya FARDC. Abangaba nabo rwose twaje kumenya ko ari propaganda, ndetse kandi aya makuru twari twayakuye ku basirikare bakuru ba FARDC. Twaje kumenya ko ari propaganda kugira ngo berekane ko ari abanyarwanda ngo bideployinze. Bityo rero icyabyerekanye ya mafoto bagaragaje y'abo basirikare, kuko nagomeje kuyasaba, naje gusanga ari amafoto amaze imyaka irenga 3. Ndaje tubigarukeho rero byose muri iki kiganiro, turebere hamwe ese ni ibiki biri kujya mbere mu rugamba muri politike na diplomasi, byose tubirebere hamwe. Ubwo rero icyo ngusaba nta kindi, niba ukunda ibiganiro byacu, icyo nkwibutsa ibuka gukanda like. Iyo ukanze like ubu dushyigikiye baweretse Google ko ukunze ikiganiro cyacu, bityo ikakigeza no ku bantu benshi. Nta kiguzi bisaba, nta mafaranga bisaba, kandi ibintu byoroshye cyane. Aka kanya nakwe ngo ukore like maze ibintu birushaho kugenda neza, ubundi amakuru muyambaze. Sibyo gusa kandi ibuka gukora subscribe niba ukibona ijambo ryanditseho subscribe munsi y'iki kiganiro, cyangwa se s'abonner ahangaha hagana munsi. Niba ukibona iryo jambo rwose warasigaye, ibuka kurikanda kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru yacu mu bambere, ndetse kandi ntibibagirwe n'akazogera gahita kaza nakuhita ugafungura kugira ngo ujye umenya ko bajye bakumenyesha ko twamaze gushyira hanze ikiganiro, kuko tugendana n'amakuru agezweho twebwe. Iyo utinze gatoya urasigara muri rusange. Njyewe nitwa Baraka, munyemerero noneho tubyinjireho mu buryo burambuye, turebere hamwe byose uko byifashe nk'uko nabibabwiye. Habo warikare aho FARDC yakubiswe bikomeye cyane na Wazalendo, bose bakubitiwe hamwe, haba Kinshasa aho ryatsinda riri kugenda ryica abantu mu myigaragambyo rifite imipanga. Ibihaha bamwe biri kugaragara baturutse inyuma, abo byasatuye ukabona umuntu rwose yegara cyahumeka, ariko ibihaha bigaragara. Abagizi ba nabi nyine bo baje mu kavuyo k'imyigaragambyo haba hano mu Minembwe. Ibyo iyi propaganda byose turaje tubyinjiremo, ariko nanone se mpere warikare mu mirwano cyangwa se mpere Kinshasa aho abagizi ba nabi bivanze mu myigaragambyo. Kandi babwire byose. Reka mpere Kinshasa, nyuma duto twerekera warikare tukubwira intandaro yo kuba FARDC iri gupakira imirambo myinshi, na Wazalendo bari gupakira imirambo myinshi. Iyi ntare za Sarambwe zibakubise kandi nibo bizize. Byo turaje tubigaruko gato tuvuye Kinshasa. Reka duhere Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko Kinshasa haravugwa imyigaragambyo, ariko by'umwihariko ni imyigaragambyo yajemo ikintu cy'akavuyo, ni imyigaragambyo yajemo abagizi ba nabi. Bamwe batari no gutinya kuvuga ko aba bantu atari abasivile uko byagenda kose. Abasivile ubusanzwe bagira ubwoba nibwo bagira urugomo. Nta musivile wafata umupanga awugendane kuri mu mujyi ku manywa y'ihangu. Nubwo bambaye civile, aba bantu hari abantu batangiye kuvuga ngo aba bantu nabo muri FARDC. Harashobora kuba harimo abaturutse muri Hibu, abahawe imyitozo, bashobora kuba ari abantu bateguwe kera kugira ngo bazarwanye imyigaragambyo izaza ivuga ko irwanya Gisegeti. Aba bantu rero kimwe mu biri kugaragaza ko bashobora kuba ari abo muri FARDC, ngo ni abantu ababaye muri uyu mujyi wa Kinshasa, ngo ntabwo waherukagamo. Bivuze ko bashobora kuba hari ahantu bari barajyanwe guhabwa imyitozo bari gutegurwa. Ikindi, bamwe muri bo muri aba bantu muri iri tsinda ryitwa Force de Progrès, abo muri iri tsinda nyine, bamwe muri bo ntabwo baturuka, nta nubwo bigeze baba Kinshasa, nibwo bakihagera. Bisa naho bazanwe kugira ngo bakore urugomo bambaye civile. N'ikimenyimenyi ikikwereka ko hari imikoranire ihuriweho hagati y'aba bantu ndetse na leta ya Kongo. Bari kwica abantu gutya mu myigaragambyo mu kavuyo. Polisi iraho yaje ngo guhosha imyigaragambyo irebera, ifite imbunda ntibarase. Igisirikare kiri aho ngaho kirebera gifite imbunda ntikibarase, kikabihorera. Iki nacyo kiri mu bigaragaza ko aba bantu rwose biganjemo insoresore, hari uburyo ki babanye cyangwa se bakoranamo n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, kuko ubona ko no mu byo bari kurwanira inyungu no kugundira ubutegetsi bya Gisegeti. Bisa naho yaba ari abantu yari yarateguye mu ibanga rikomeye cyane tutari twaramenye.
gusa kuri ubu twabamenye kumva ko ari itsinda rikomeye ryitwa Force de la Progrès muri rusange, ariko iri tsinda ryamenyekanye ryambaye civile gusa rifite imipanga, hari n'ikiri kubibona ukabona gifite imbunda. Hanyuma muri ya myigaragambyo muri ka kavuyo bari kugenda, uretse kuba basahura cyangwa se bakora urugomo runaka, bakabona nk'umuturage umwe ufite amahane menshi cyane kurusha abandi, bagahita bamusatura bakamucamo kabiri, ku buryo ushobora kubona ibice by'imbere mu mubiri, cyangwa se ukaba wabona hari nk'amashusho nabonye agaragaza rwose niba ari umubyeyi niba ari iki, rwose umuntu w'igitsina gore basatuye baturutse inyuma ku mugongo, ibihaha bikagaragara mw'abantu mwe. Ni ibintu biteye isoni n'agahinda hano mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ubwo rero birumvikana ko Kinshasa ayo makuru ari kuvugwa ari amakuru atari meza, ndetse kandi aba bantu bisa n'aho bari kurwanira Gisegeti kugira ngo agundire ubutegetsi, ndetse kandi ibintu byabo bisa n'aho birimo bigenda bigira imbaraga, kubera ko Martin Fayulu wagisereraga imyigaragambyo yararashwe n'abandi bamwe bari bafatanyije, bisa n'aho atakiri mu kivunge cy'abigaragambyo, noneho ari kubikora kuri internet abagiserera. Noneho ikintu kiri gutuma abigaragambyo baba deceleration cyangwa se bamera nk'aho bagabanyije morali, abo bantu barimo baraza bakarasa ku manywa y'ihangu, bakarasa nk'umuturage agahita agarama mu muhanda. Cyakora abaturage bandi bari kwigaragambya bari kugera nk'isoni, nk'umugore agahita yegura nk'agatenge akamurenzaho, hanyuma ibikorwa by'ubutabazi nabyo bigakomeza. Croix Rouge hano yabonye akazi, ndetse n'abandi batabazi nyine baba bafite imitima yoroshye bavuga ati mw'abantu mwe ibi ni ibiki biri kugenda bitubaho muri rusange. Ibi byose biri kuba polisi irebera, ibihoro barabifite ku zuba. Muri iki gihe cy'izuba ntari gutinya kugendana uruhoro mu muhanda rubengerana rwose, ubona ko nta kintu bimubwiye, kandi agasatura abantu cyangwa se akagirira nabi abantu mu buryo buteye isoni n'agahinda n'ikimwaro hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ibintu bitakabaye bibaho bigendanye n'amateka yakunze kuranga aka karere, kakaba ari akarere kari kujya mu cyerekezo cy'amahoro, nk'uko ibindi bihugu byo mu karere bikunda kugaragaza ko bifite ishusho isura y'amahoro. Aha twavuga nk'u Rwanda rufite amahoro amaze igihe kinini kandi azanaramba nk'uko abayobozi babitubwira. Twavuga nka Uganda ifite amahoro nk'uko dukunda kubibona mu bikorwa byabo, ndetse kandi Kenya, Tanzania nawo uretse ka kantu kabaye ejo bundi, ariko ubusanzwe Tanzania buriya kuva na kera nta bintu by'akavuyo kigeze kabamo. I Burundi nabwo nuko uko hagaze nyine nabyo ubugiranije n'ubushobozi bushorwa mu bijyanye no gucunga umutekano, ibiriyo birahagije. Ariko muri Kongo ho rwose nagahomamunwa, nicyo gihugu kiri kudusebya mu karere mu bijyanye n'umutekano, aho umuntu ari kwibasira undi rwose ku karubanda. Ese ubutabera buzakora ryari? None ikintu kibabaje muri ibi bintu, mbere gato yuko twerekera warikare, ikintu kibabaje ya miryango mpuzamahanga yitwa ngo human rights ya ni nyishinzwe ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyi ngiyi rwose yamaze kuvuga ko ngo igiye gutangiza iperereza kubihisha inyuma y'ibi bintu, hanyuma ngo bakabiryozwa, hanyuma ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo igiye gukora iperereza. Mbere yuko tujya kuri human rights, ese guverinoma ya Kongo igiye kwikoraho iperereza, igiye gukora iperereza ku mugambi wayo yateguwe? Ese urumva ikizava muri iperereza ari iki? Izavuga ko abakoze urwo rugomo ari abitoranyije batahamagajwe n'umuntu uwo ari we wese, mu rwego rwo kugira ngo barinde izina rya Gisegeti bitaza kugira bitaza kuzaho icyasha. Kuko birumvikana ntabwo bazaza ngo bavuge ngo twaje gusanga iperereza ryerekanye ko abantu ari abatoranyijwe na Gisegeti kugira ngo bakore urugomo, bahoshe imyigaragambyo bifashishije urugomo rweruye, bidakozwe na polisi, bidakozwe n'igisirikare. Ntabwo bazaza ngo bavuge nyine gutyo. Reka kari guverinoma, kandi guverinoma yowe na Gisegeti. Urumva ibyo bintu byashoboka? Icyo nzi cyo byanze bikunze bazasohora raporo, tuzanabigarukaho mu makuru. Nibasohora raporo, bazasohora raporo ivuga ko iperereza bakoze baje gusanga abo bantu ari urubyiruko rw'insoresore rusanzwe ruri mu mujyi wa Kinshasa rw'inzererezi, ndetse kandi rudasanzwe rufite aho ruhuriye na guverinoma, kugira ngo bakurikisha kuri guverinoma yabo, ahubwo bavuga ko batangiye no gukurikirana urwo rubyiruko rukajyanwa mu ngororamuco cyangwa se mu magereza kuryozwa ibyaha rwakoze mu gihe cy'imyigaragambyo. Ibi ngibi nyine byo yenda bizaza nyuma y'imyigaragambyo, kuko ubu ngubu tuvugana imyigaragambyo irakomeje, ndetse kandi n'andi makuru dukomeza kugenda tugarukaho turaza kuba twababwira ku bijyanye n'imyigaragambyo. Twerekera ku bya Human Rights Watch, umuryango uvuga ko udaharanira inyungu runaka ahubwo urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nabo ngo batangije iperereza. Bavuze ngo ibyabaye noneho, ubundi ubusanzwe uyu muryango wari umeze nk'aho urya ruswa,
wajyaga uvuga ibintu mu mbare so kuyibasira, wajyaga uvuga ibintu ukabona uri kwibasira u Rwanda gusa, uri kwibasira M23 gusa, wagera kuri Kinshasa ukari umuhuha. Ariko ubu tuvugana wamaze nawe kuvuga ko ibiri kubera mu mujyi wa Kinshasa ngo biteye agahinda, bimwe natangiye mbabwira by'urugomo. Bityo rero nabo ngutangije iperereza, ariko uyu muryango ntabwo uzajyana abantu mu nkiko, ahubwo nawe uzasohora amatangazo nyuma y'iperereza. Naba na guverinoma yo yenda ishobora gufata aba basore bamwe muri bo ikabata muri yombi, uretse ko ari ababo itazanabata muri yombi. Ariko uyu muryango uretse kuzabivuga bigakwirakwira, Al Jazeera zikandika, za CNN zikandika, uyu muryango nta kindi kintu uzakora, uzandika ibaruwa ivuga ko yamaganye ibikorwa byabereye Kinshasa. Bityo rero ntabwo wahohotewe, umuntu biciye umugore cyangwa umugabo ntabwo azaba abonye ubutabera. Ahari wenda umuperezida uzaza wenda azatanga ubutabera nyuma, cyangwa se Gisegeti nawe wabutange kugira ngo yerekane ko ari umunyamahoro, binamuha amahirwe yo gutsindira amatora ateganyijwe mu gihe kiri imbere. N'abagize amahirwe yo gushobora guhindura itegeko nshinga, dore ko biri kugenda bimugora ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi nk'uko nayo basobanuriye mu biganiro byabanje, bishobora no gutuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icikamo kabiri, cyangwa se kenshi ibice bimwe na bimwe bikagenda byigenga. By'umwihariko abavuga Ikinyarwanda ngo ntabwo nihahindurirwa itegeko nshinga bazakurwaho kuba uburenganzira bwo kuba abanyekongo. Bityo rero bashobora kuzahita babomotse kuri Kongo rwose ku buryo bweruye. Ubwo rero ibi nabyo biri mu mpamvu ziri gutuma abantu bigaragambya, ngira ngo mu kiganiro cyabanje abo twabanye twabigarutseho muri rusange. Munyemerere rero mbere ko tujya mu minembwe tuvuge b'abasirikare ngo bamwe bideployinze, twamaze kumenya ko ari propaganda za Kinshasa zanerekanye amafoto amaze imyaka 3 asohotse, urugamba rugitangira rwose, berekana ngo ni u Rwanda, ngo ni M23, ngo ni twirwaneho, ngo bideployinze. Aya mafoto niyo berekanye rwose, ntabwo narigureka kubigarukaho, kandi mu kiganiro cyabanje twari twabigarutseho. Mbere gato ko tujya kuri iyi nkuru ngo tubivugeho buryo ari propaganda, reka tubanze twerekere Warikare. Tujye Warikare tukubwire ukuntu operation yagenze yaje gutuma ubu FARDC iri gupakira inkomere nyinshi ndetse n'imirambo. Ese byagenze bite? Muri Warikare, muri axe ya Buhimba, muri groupement ya Wale wa Nyungu, ahangaha rwose habereye ibintu bidasanzwe. Ahangaha abazarendo mbere na mbere bari mu birindiro bya FARDC, bari gusangira ibitabi na bya biyoga byabo, barangije bifata amavideo barayakwirakwiza, ndetse kandi bajya no ku mbuga zabo z'amagroupe, batazi ko intare ziba ziri kubumviriza. Bapanga gahunda, itabi rimaze kubagira mu mutwe, na bya biyoga ibyo bakita reka ndeke kubivuga mu mazina, ababinywa batanyibasira yenda ngo nabaseberesha icyo kunywa cyabo. Bamaze kubinywa noneho baravuga bati mu minsi ejo bundi nta masaha menshi agiye gushira, mu masango 28 ngo turaba dufashe ibirombe bya Rubaya, turaba dufashe by'umwihariko icya kindi kikunda gucukurwamo koruta cyane. Ndetse kandi berekanye ko bafite ibikoresho, ko bari kumwe na FARDC mu birindiro byayo. Bajya kuri stoke, bagiye kuri stoke bafata amafoto, baravuga ati dore amasasa arahari, imbunda zirahari, ibikoresho birahari, amadrone. Ati rero duturutse hano muri axe ya Buhimba rwose tuzagenda tumanuke Masisi, ati tubarase, imbaraga zihari ngo turazizi, niturangiza bite dufata Rubaya. Rwose niko bari bamaze kuba bapanga uwo mugambi, bamaze kunoza. Bamwe banifata amafoto bameze nkaho bari kubyina mbere y'umuziki. Ibi ngibi nibyo byabanje kubaho mbere y'uko iki gitero cyabaye uyu munsi kibaho. Ibyo birangiye intare za Sarambwe, sinzi ukuntu zabonye amakuru, ariko niba byaragiye no ku mbuga, urumva ko bitabagoye cyane, bamenye ayo makuru. Urumva rero ntabwo bari kwicara ngo bategereze ibyo bitero bije, kandi bari bamaze kugira kumenya ko ibyo bitero byamaze gutegurwa kugira ngo bize kubagabwaho hagamijwe gufata Rubaya yose muri rusange. Ikintu intare za Sarambwe zakoze nyuma yo kumenya amakuru ni iki rero? Ziyakuye ku mbuga ndetse no kuri bamwe mu bazarendo bikubitaga mu gatuza, bameze nk'abari kubyina mbere y'itsinzi. Bateguye icyitwa drone. Icyitwa drone kamikaze zirazubwiyahuzi. Izi drone ngo baziteguye handi bagiye berekana amafoto, dore ko bitigize bigora intare za Sarambwe mu gufata amafoto n'iki, baziha coordonnées barazohereza muri bya birindiro. Anga rwose ni muri Warikare, muri axe ya Buhimba, muri groupement ya Wale wa Nyungu. Aha niho hari ibirindiro bikaze, byari birimo wazarendo nyinshi cyane, byari birimo FDLR nyinshi, byari birimo icyitwa FARDC bapakinze ibikoresho byabo, ibimodoka by'intambara, ndetse kandi bya BM21, amakarito arimo amadrone,
yo kwifashisha by'umwihariko ayo mu bwoko bwa drone kamikaze, nayo bari yerekanye ko azifashishwa mu gufata Rubaya n'ibindi bikoresho birimo amabogisi y'amasasu byari biri ahangaha rwose, n'abasirikare bameze nk'aho bari kugenda bakora utunama twa hato na hato, ndetse kandi bagenda bahana n'ibitekerezo by'ukuntu bazamanuka imisozi bagaterera indi paka bafashe Rubaya yose muri rusange, hanyuma ngo bagakomeza n'izindi ntambara zo kujya mu bice bituranye bya Masisi n'ubundi bakajya za Goma bakerekerayo, nyine bameze nk'aho bari kwipampa cyangwa se kwihaga cyangwa se kwiyagiserera ko nabivuga, bari kwitera morali, niho baririmbiraga indirimbo za morali bavuga ngo tombe tombe, nyine basa naho barimo babyicengeza mu maraso, bitera ibishinge bya mugo by'ibiyobyabwenge. Ibyo birindiro byose byari biri kubera muri groupement Ware wa Nyungu, ahangaha niho byaberaga, bisa naho amasaha yaburaga rwose, dore ko banayo bari bayavuze ngo bagombaga gufata Rubaya muri rusange. Urumva ko bari kuzarwana nk'abiyahuzi bitewe n'ibiyobyabwenge byari kuba byabagiye mu maraso no mu bwonko. Intare za Sarambwe ikintu zakoze ni iki rero? Ntabwo zigize zitegereza ngo ibyo bitero bize, ahubwo ikintu zakoze zafashe icyemezo cyo kuba zafata nazo zitunganya icyitwa drone kamikaze, za zindi z'ubwiyahuzi, imwe batera ahantu ku kintu igahita ishwanyukana nacyo. Izi drone baziregeye baziha misiyo yo kurasa ibyo bimodoka bya gisirikare. Amafoto hano ndi kuyabona agaragaza imodoka bya gisirikare byahiye, ndetse kandi kuri za stoke abazarendo bifotorezagaho, ngira ngo ababikurikiye yenda babonye abagezweho n'amashusho barabibonye, za stoke nazo rwose za drone kamikaze z'Intare za Sarambwe zagiye zirashwanyuza. Ubu ngubu rwose habaye ivu, ari nako imirambo inkomere byose ubu tuvugana. Icyakora iyi groupement ya Ware wa Nyungu cyagenzurwa n'uruhande rwa FRDC, nubwo Intare za Sarambwe ntabwo zigize zijya gufata ubutaka. Mu kiganiro cyabanje nayo basobanura impamvu batari kugenda bafata ubutaka cyane, ngira ngo abagikurikiye cyangwa se utagikurikiye nawe ashobora kugikurikira. Impamvu Intare za Sarambwe ntabwo zigize zijya gufata ubutaka, ahubwo FRDC ubu tuvugana ni iki hagenzura n'abambari bayo, ni naho iri gupakira imirambo ku mahoro nawo birukasa, ndetse n'inkomere barimo barazigenda baziha ababona ubutabazi bw'ibanze, abakomeretse byoroheje, abo bikabije, abapfuye, ndetse kandi biravuga ko ngo haje n'akajugujugu iri kugenda itwara abantu baberekera babajyana mu mavuriro ya za Kisangani, aho abo babona nyine bikomeye cyane kugira ngo bajye kubavuza. Rwose muri cya kigo cya gisirikare cya Bangoka, ahangaha hari n'ikibuga cy'indege gikunda gukoreshwa n'imbaraga za gisirikare cyangwa se n'indege za gisirikare za FRDC. Iyi kajugujugu rero ngo nayo ngiri kugenda itunda munota ku wundi, uwo urembye cyane bahita bamushyiramo, urembye cyane bamushyiramo bamujyana. Nyuma y'icyo gitero cy'Intare za Sarambwe cyagabwe muri aka gace muri rusange, murumva ko rero FRDC itorohewe, ndetse kandi uwo muvumo yawukururiwe na Wazalendo. Iyo Wazalendo bataza muri ibi birindiro ngo basabane na FRDC, bifata amavideo batanga amakuru bameze nk'aho bagambanira FRDC, ntabwo ibitero biba byabayeho. Ahari bari kuzabikora mu ibanga, kuko burya FRDC ugerereje na Wazalendo nibo bingegera, buriya FRDC ntabwo ari ingegera cyane. Nunareba rwose bakuyemo ingofero uzasanga iza Wazalendo zifite injwiri, ariko FRDC biyogoshesheje. Ahangaha rero ni uzahita ubona ko FRDC aribo bajya gusobanukamo gake nabo rwose, uretse ko nabo batari seriye, kuko nabo ibyo by'abwenge barabinywa barabisangira na za Wazalendo na za FDLR, wagira ngo nicyo kibahuza, dore ko nta n'impamvu yo kurwanira ifatika cyangwa se nini cyane yagutse baba bafite, ahubwo iyo bamaze kwitera ibishinge n'iyo by'abwenge byose babinyweye, ubu usanga noneho bavuze ati ni ugukubita paka Kigali, wagira ngo Kigali baba barota, cyangwa se wagira ngo ni ibintu byoroshye cyane. Baje nk'abashyitsi bakaza nta ntwaro, tuje gusura Kigali, bayisura bakareba convention bakagira ute bagataha, ibyo nta kibazo. Ariko baje ngo baje kurasa rwose, ni inzozi zitazigera zishoboka uko byagenda kose muri rusange. Ubwo rero urumva ko umugambi wabo wo gufata Rubaya wapfubye. Mushobora kubona n'ibisigisigi yenda bake basigaye bakiyangaja kugira ngo operation bapanze idapfa ubusa, kandi barabitanze muri raporo. Mushobora kubibona yenda mu kiganiro gikurikira igihe byabye bitugezeho, ariko bashobora no kuvuga ati turabisubitse kubera ko abari kudufasha barashize bapfuye. Ubwo rero ni ibintu byakomeje kugorana ku ruhande rwa FRDC. Urumva ko ibintu bitoroshye hariya muri territoire ya Walikale. Ni mu gihe Intare za Sarambwe mu bice bya zatakaje agace ka Mikenke mu bice bya Minembwe, ari naho tugiye kwerekeza, ndetse kandi zikituriza. FRDC yabasanga mu bice bya Bibogobogo igakubitwa, kongera igasubira inyuma,
ubu tuvugana yazanye abahibu n'amasunzu nkuko mu kiganiro cyabanje nigize kubikomozaho, ariko ubu ngubu sindabona amakuru ya nyayo yizewe yuko yabaze kugera hano. Gusa icyo nzi cyo bamwohereje ngaza hano mu bice bya Minembwe aze kurwana na bene wabo batwirwaneho, ndetse kandi bo bafatanyije na M23, hanyuma we n'abarundi ngo baze barwanyi aba bantu nyine bamuzanye nk'amaraso mashya. Gusa sindizera neza ko yahageze, nimbibona ndaza kubabwira mu kiganiro gikurikira. Ubwo rero urumva ko ibintu biba bitoroshye muri rusange. Reka twerekere n'ubundi muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo, ahangaha rwose mu bice bya Minembwe. Mu kiganiro cyabanje twababwiye abasirikare bideployinze, ni abasirikare ngo barenga 22. Abangaba aya makuru twayakuye he? Twayakuye ku basirikare ba FARDC bavuga ngo aba bantu bideployinze ubanza ari abatasi. Aba bantu bideployinze rwose bideployinze mu gihe tutari turi kurasana, twagiye kubona tubona baraje bamanitse amaboko ngo twe turemeye ko dutsinzwe, ngaho ni mu dukoresha icyo mushaka. Aba bantu wasanga baje kugira ngo badutate, bajye bohereza amakuru bene wabo bafatanyije n'abagambanyi bari muri twe. Niko FARDC yari yatangaje, naho twari twakuye ayo makuru, ariko twatangiye kubona ibitangazamakuru byo kurande rwa leta Kinshasa birimo bibikoramo propaganda bivuga ngo aba bantu n'abanyarwanda bafashwe, nabo muri RDF bafashwe. Niko ibitangazamakuru byo kurande rwa leta Kinshasa biri kuvuga, bikavuga ngo nabo muri 23 bafashwe, ndetse kandi bakaba harimo n'abakeya bo muri twirwaneho. Aba bantu rwose baturuka muri source ebyiri. Mbibutse ko FARDC yaratangaje ko baturuka muri source eshatu. FARDC yaratangaje ko baturuka muri source ebyiri, arabo muri twirwaneho na 23. None propaganda zikishasa ibinyamakuru byaho birimo biravuga ko baturuka muri source eshatu, ariho ngo bamwe baturuka muri ADF, abandi baturuka muri twirwaneho, abandi baturuka muri 23. Muri rusange urumva ko ibyo bintu bisa naho bihabanye. Noneho bari kuzana amafoto yabo ngabo bantu bideployinze ngo nayabahe, kuko amafoto nakomeje kuyasaba ubw'amahirwe ndayabonye, ariko amafoto nk'abantu mwe nuko yenda nabona uko nyabereka hano kuri kamera. Ni amafoto yagaragaye mu myaka 3 ishize, intare za Sarambwe zikiri muri Kivu y'Amajyaruguru, zitarafata na Goma, zitaragera na za Rucuru. Mu gihe cyashize n'ubundi nibwo aya mafoto yafashwe. Niba barafatiwe zabonaga n'ubwamba rugitangira, ntumbaze niba ari aba muri FARDC cyangwa se muri za Wazalendo cyangwa se mu Barundi bambitse teni ijya gusa nuko tukunda kubona mu ntare za Sarambwe bambaye, hanyuma bakavuga ngo dore abantu twafashe. Ibi ngibi rwose ntabwo bisobanutse, twaje kubona ko ari propaganda, kuko amafoto bazanye nayo mu myaka yashize urebye neza ukuntu bimeze, ukuntu bambaye, usanzwe warakurikiye amakuru cyane usanga warigeze kuyabona. Ubwo rero birashoboka ko n'abantu bideployinze mw'abantu mwengewe rwose nari nanabinenze, mvuga ngo ni gute umuntu wumva ari intare ku mutima no mu maraso avuga ngo ngiye kwideployinga kumbwa. Intare ikideployinga kumbwa ngo ndamanitse amaboko ndatsinzwe. Numvaga ngewe ari n'ibintu by'ububwa munyangane bivuze nabi, ibintu by'ububwa. Nubwo rwose nari nabigarutse mu kiganiro cyashize, numvaga ari ibintu bidakwiriye. Ubwo rero rwose ikimaze kumenyekana cyo abantu ntabwo bideployinze, ahubwo aya mafoto yazanywe na ya kera yo kugira ngo hakwirakwire propaganda yuko bashaka gucengezamo abantu, cyangwa se gukwiza inkuru yuko ngo batsinze cyangwa se bafite imbaraga nyinshi n'ikimenyimenye uwo bita umwanzi wabo arimo agenda yideployinga. Rusange ndizera ko musobanukiwe. Icyo utanyuzwe cyangwa se igitekerezo cyawe wagishyira muri comment, hanyuma tukagenda tubirebera hamwe buri kimwe cyose uko abantu bagiye bumva ikiganiro. Ariko muri rusange munyemere nshimire byimazeyo abaterankunga bacu, bamwe bajya bakunda gukanda like, nayo basabye ndabizi babikoze, ndabashimiye kandi Imana ibahe umugisha cyane, imwe dukesha byose. Ikindi abantu bakora subscribe ndabona ndabashimiye byimazeyo. Mbibutsa ko utayikoze yayikora bunonaha tugana ku musozi w'ikiganiro agahita afungura n'akazogera kugira ngo atazongera gucikwa n'ikiganiro cyacu. Ngewe twabanye mu kiganiro nitwa Baraka, munyemere duhurire mu kiganiro gikurikira aho tuza kuba turebera hamwe izindi ngingo. Mugire amahoro y'Imana.